twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kubera impuhwe ze n'urukundo dukunda. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, turi mu biganza by'Imana ntacyo twaba. Dore urwandiko rw'ihumure Imana yatwandikiye nk'umubyeyi utwitaho, utwishingiye kibyeyi. Kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 21 Kamena 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Aloys. Isomo ryamenye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 19, umurongo wa 11 n'umurongo wa 14 kugeza kwa 21, umurongo wa 31 kugeza kwa 36. Muri iyo minsi Senakeribu umwami w'Abanyashuru yongera gutuma kuri Hezekiya umwami wa Yuda ngo bamubwire bati, Imana yawe wizera cyane ntizagushuke ngo ikwizeze ko Yerusalemu itazafatwa n'umwami w'Abanyashuru. Wowe ubwawe uzi ko abami b'Abanyashuru bagenjeje ibihugu byose barabirimbuye, none se ni wowe uzarokoka? Hezekiya yakira ibaruwa ashyikirijwe n'intumwa, arayisoma, hanyuma arazamuka ajya mu ngoro y'Uhoraho, aramburira iyo baruwa imbere y'Uhoraho, maze asenga Uhoraho agira ati, Uhoraho Mana y'Abisiraheli, wowe wicaye ku bakerubimu, ni wowe Mana wenyine y'abami bose bo ku isi, kuko ari wowe waremye ijuru n'isi. Uhoraho tega amatwi maze wumve, rambura amaso witegereze, wumve amagambo y'ibitutsi by'intumwa za Senakeribu, wowe Mana nzima. Mu by'ukuri koko Nyagasani, abami b'Abanyashuru barimbuye abanyamahanga b'ibihugu byabo, batwika imana zabo, kuko zitari Imana y'ukuri, ahubwo ari amashusho yabajwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, bituma abami b'Abanyashuru babarimbura. None rero Uhoraho Mana yacu, tugobotore mu nzara za Senakeribu, kugira ngo abami bose bo ku isi bamenye ko wowe Uhoraho ari wowe Mana wenyine. Izayi mwene Amosi atuma kuri Hezekiya agira ati, Uhoraho Imana y'Isiraheli aravuze ngo, nanyuzwe n'amasengesho wangejejeho ku byerekeye Senakeribu umwami w'Abanyashuru. Dore rero icyo Uhoraho amutangajeho, umwari umukobwa w'i Siyoni aragusuzuguye, aragusetse. Umukobwa Yerusalemu akuzungurije umutwe ari inyuma yawe, kuko Yerusalemu hazasohoka abazaba basigaye, no ku musozi wa Siyoni hasohoke abazaba bacitse ku icumu. Ibyo bizaba bikozwe n'umutwe w'Uhoraho, umugaba w'ingabo. Niyo mpamvu Uhoraho avuze atya, avugira ku mwami w'Abanyashuru ati, ntazinjira muri uyu murwa, ntazaharasa imyambi, ntazanategeka abitwaje ingabo kuwuhangara, n'intebe y'inkike zawo ntazaharunda igitaka. Inzira yanyuze aza niyo izamusubizayo, ntazagera muri uyu murwa, niko mvuze nge Uhoraho. Nzarinda umurwa ngukize, mbigiriye nge ubwanjye n'umugaragu wanjye Dawudi. Mu ijoro rikurikiraho marayika w'Uhoraho araza, yambukiranya ingando y'Abanyashuru, yicamo abantu 185. Mu gitondo bose bari babaye imirambo. Senakeribu umwami w'Abanyashuru arataha asubira mu murwa we i Ninivi, agumayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 48. Yerusalemu umurwa w'Uhoraho, Uhoraho agushyigikiye ubuziraherezo. Uhoraho ni igihangange, akwiriye gusingizwa bihebuje mu murwa w'Imana yacu. Umusozi we mutagatifu urajimije mu bwiza, ukanezeza isi yose. Umusozi wa Siyoni uri hariya mu majyaruguru, niwo wubatse umurwa w'umwami w'igihangange. Imana ituye hagati mu ngoro zaho, ikayerekanira ko ariyo buhungiro butavogerwa. Mana yacu, duhora tuzirikana neza yawe, duteraniye mu ngoro yawe nyirizina. Akizina ryawe Mana yacu, nk'ibisingizo byawe byarasakaye kugera ku mpera z'isi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 7 umurongo wa 6 n'umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, ikintu gitagatifu ntimukakigabize imbwa, amasoro yayo ntimukajugunye imbere y'ingurube, hato zitazayaribata hanyuma zikabahindukirana zikabashiha. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire. Ngaho amategeko n'abahanuzi nimwinjire mu muryango ufunganye, kuko umuryango wagutse n'inzira y'igihogere ari byo bijyana mu cyorezo, kandi abahanyura ni benshi. Mbega ukuntu umuryango ugana mu bugingo ufunganye, n'inzira ijyayo ikabimpatanwa, maze bikabonwa na bake. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo. Muri Kristo niho hari amahoro arambye, amahoro nyakuri.
amen. Ngira ngo kuri iyi si mwitegereje mwabonye abategetsi bakomakomeye uburyo baba barinzwe n'intwaro za kirimbuzi zikaze pe, ariko se ibyo bituma batagira ubwoba? Bamwe bakarara batagohetse badasinziriye bahuza ibitotsi, barara babunza imitima bati noneho baraza kunyica we, bagakora buri gihe kuri baranyishe, ati wasanga kandi n'uyu ndinze ntabwo mwizeye ari ushobora no kundangiza. Kandi byaba ngize inkeke za hato na hato, impagarara za buri munsi, kubunza imitima, kugira ubwoba buri munsi, kandi ntacyo babuze. Bafite amafaranga iryaguye, bafite intwaro zikaze cyane, ariko babuze intwari. Bafite intwaro ariko babuze intwari. Bafite umutekano usesuye ariko babuze amahoro. Hari undi babuze wabaha ibyo byose wabaha amahoro, babuze icy'ingenzi, babuze Imana. Kubura Imana bavandimwe ni akaga gakomeye, ni urupfu n'ubwoba. Rero mukristo muvandimwe, iyo ushyize mu maboko y'Imana uratekana, uratuza, ugira amahoro, urahora nyine. Iyo abategetsi twese twakwishingikizaga Imana, ndakubwiza ukuri nta ntambara zarangwa mu bihugu byacu, amahoro yabasesuye, nta mvururu, nta myigaragambyo, nta bombori iwacu zabaho. Aho tuba hakaba hatuje amahoro, rya jambo guhora amahoro. Uyu munsi muri amasomo dufite urugero rw'umutegetsi washyize amizero ye yose mu Mana, nuko akagira amahoro agatsinda, la réussite, umutsindo. Kubw'iyo mpamvu rero tugendeye kuri ibaruwa y'Imana, Imana yatwandikiye ibaruwa y'ihumure yo kwishyira mu biganza by'Imana, ndetse tukagendera ku bwaka no ku buzima bwa mutagatifu Aloys Mutagatifu none ku itariki 21 Kamena, tugiye kuzirikana ku ngingo nziza kandi iryoshye, ya ngingo itanga amahoro arambye yitwa kugira ubwishingizi mu Mana. Assurance babyeyi, assurance mu Mana. Aha, niba ibyanjye biri mu Mana, niba afite security mu Mana, ubwishingizi mu Mana, n'imigambi yanjye yose Imana irimo, ni ntuze, ni nceceke, ningira amahoro, kuko Imana nyine ariyo mwishingizi wanjye. Niba afite Imana birampagije. Urakoze Mana kuduhumuriza. Reka duhere ku ngingo ya mbere ziri mu byanditswe bitagatifu, turebere hamwe ingero z'abishingikirije Imana bagahirwa. Muri iyi baruwa nziza Imana yatwandikiye none, bakristo bavandimwe, ntibigira uko bisa kubona umukire ufite amafaranga iryaguye aza mu kiliziya agapfukama, akibuka ko Imana ariyo muhaye ibyo byose atunze, yabihawe na Rurema, yabihawe n'Umusumba byose, yabihawe na Nyirijuru. Kandi nanone ntibigira uko bisa kubona umutegetsi ukomeye utwaye igihugu, urinzwe n'intwaro nanjye kuvuga na za esikoti zose nyinshi y'icyatanu. Uwo mutegetsi yinjira mu ngoro agapfukama, aje gusenga, aje gushengerera, aje mu misa. N'ikimenyetso cy'uko niyo serivisi akora yo gutegeka, yo kuyobora, ari umwanya Imana yamushyizemo ko agomba kwibuka akajya kuyishimira, kandi akaba ariyo agomba kwishingikiriza buri munsi kugira ngo ikomeze kumufasha. Ariko se bategetsi, uyu murongo y'uko ubutegetsi ari ubw'Imana, ari Imana ibutanga, kandi ko ariyo bukomokaho, niyo turi kugenderaho muri iyi minsi mu butegetsi bwacu, bityo ngo tuzane amahoro mu bihugu byacu. Wibaze, nanjye ndacyari kwibaza, aho uri umutegetsi ni hehe? Aho uyobora ni hehe? Mu rugo rwawe, mu mutima wawe, mu gihugu cyawe. Mu isomo rya mbere twumvise umwami Hezekiya, umwami wa Yuda, umuryango w'Imana, yandikirwa ibaruwa y'amaraso, ibaruwa ikonje cyane, irimo imiyaga ikomeye cyane ya serwakira. Ibaruwa yahamura pe, iteye ubwoba, ayandikiwe n'umwami w'umupagani kandi Senakeribu, umwami w'Abanyashuru, amugandisha ari kumuca intege ko Imana nta kizamumarira. Ngizo za ntwaro za kirimbuzi bagiye twavuze haruguru z'abanyamaboko b'isi, bumva ko bashobora kwigarurira abandi. Nyamara umunyarwanda yise umwana we amazina ngo Sibomana, Sibo Rurema, nta kiruta Imana. Hari indi ntwari, hari indi Mana, hakora Imana, hagena Imana, haba Imana, n'andi menshi yerekana ko Imana ariyo yonyine nkuru. Dieu seul me suffit, ariyo kwiringirwa yonyine, nta wundi wo kwiringirwa atari wowe Yesu gusa. Imana kandi ntiyoma no kuduha ibimenyetso. Hari n'ikimenyetso gikomeye umwami Hezekiya akoze, ngo nuko akantu gakurikira ababyeyi, ngo nuko yakira iyo baruwa y'amaraso, hanyuma arazamuka ajya mu ngoro y'Uhoraho, arambura iyo baruwa imbere y'Uhoraho, maze asenga Uhoraho agira ati: Uhoraho Mana y'Abisiraheli, wowe wicaye ku bakerubimu, ni wowe Mana wenyine y'abami bose bo kwisi, kuko ari wowe waremye ijuru n'isi. Uhoraho tega amatwi w'Imana nzima, tugobotore mu nzara za Senakeribu, kugira ngo abami bose bo kwisi bamenye ko Uhoraho ari wowe Mana wenyine. Amen, amen. Ako kantu babyeyi gashimishije, ko umwami wicisha bugufi akaramburira ibaruwa y'agahinda, y'akababaro,
intambara, ubwoba akayiramburira hehe? Imbere y'Uhoraho. Amen, amen. Ibyo ntunze byose yabaga nabimurikira guhoraho, ibyo mvanye ku isoko, ibyo mvuye kugura, inzu nuba, ikinyabiziga naguze, imishinga yanjye yose nkayirambura hehe? Imbere y'Uhoraho, nkayisomerayo. Gusomera amabaruwa yacu imbere y'Uhoraho, aha ntabwo biza kurangira aha ngaha, biraza kurangira icyari kuba deception, urupfu, akaga, gutsindwa, bihindutse reception, umutsindo, bikaza kurangira koko Senakeribu atsinzwe, akozwe n'ikimwaro, nuko umwami Hezekiya agatsinda kubera Imana. Ntacyo wageraho utabihawe na nyir'ijuru koko. Nabyo muri ibyo Zaburi yagarutseho, ari kurata ko umuntu wese wishingikirije Uhoraho ko nta kimukangaranya, ubwo yagize ati Yeruzalemu murwa w'Imana yacu, Uhoraho agushyigikiye ubuziraherezo. Amen, amen. Mukristo muvandimwe, mu rukiko, mu rubanza, mu bibazo byinshi, ujye ubanza umenye uri gusunika dosiye yawe, niba warahisemo neza inzira nziza, nta kabuza uzatsinda. Nabyo Yesu dushishikariza muri Evanjili ya none, kwerekeza mu ijuru, kunyura mu muryango mwiza ugana hehe? Ugana ijuru. Ubwo Yesu yagize ati nimwijire mu muryango ufunganye, kuko umuryango wagutse n'inzira y'igihogere aribyo bijyana mu cyorezo, kandi ngo abahanyura ni benshi. Amen, amen. Byabimara iki kunyura mu nzira y'igihogere? Kudohoka, kwaguka, nkaba naradohotse mu nzira z'Imana. Igihogere babyeyi, Nyagasani Yesu untoze kugenda mu tuyira twawe, kuko namenye ko iwawe ariho hizewe, ariho hari assurance yizewe, ubwishingizi bwizewe, ariho harinzwe, ariho hari amahoro nyakuri, amahoro arambye. Niba negamiye Kristo ntacyo naba, niba ngufite Yesu mfite byose, niba ngufite umwishingizi ntacyo naba. Nguko abakristo bavandimwe, ubuzima bw'umukristo ni urugamba rwa buri munsi, aho agomba guhura n'intambara nyine za buri munsi, ibitotezo, uburwayi, ibyorezo, ubukene, intambara, ibyananiranye, akabihura nabyo impande zose. Rero hari benshi bageraho bagacika intege bakabatana, abo bitwa ku rugamba ibigwari. Hari n'abandi bakomeza bagatwaza bakanamba ku Mana kuri Kristo, abo nabo bitwa intwari. Kwa kuba nyine ufite intwari, ushaka ko ufite intwari ariko udafite intwari. Nuko nka Mutagatifu Teresa bavuga ati Dieu seul me suffit. Ikiruta byose rero bakristo bavandimwe, ari mu bibazo, mu bitotso, mu ntambara, nuko umenya umwishingizi wawe akameza aragakunda. Kumenya umuntu uri kukwishingira, umwishingizi wawe, ubundi ukamunambaho, ukamumaramo amizero yawe yose. Aha niba ufite Imana y'ubwishingizi biraguhagije, kuko Imana niyo yonyine ishobora kugutsindira. N'ahandi rukomeye no hejuru y'urupfu Imana irahagera. Ngo umunsi umwe umugaragu w'ubwami wakoraga neza cyane, nuko ngo bigatera abandi ishyari, bya bindi byazamunyangire ababyeyi, biza kurangira bamuteranyije n'umwami, ko ari kwigumura ku mwami, ngo akamugambanira, ngo ko ari kumwanyisha abaturage nyine no kumugambanira bitabuze. Ngo nuko umwami ngo ararakara cyane, ngo maze afata icyemezo cyo kumunyonga akamwica. Maze ngo umunsi umwe yaramuhamagaye nyine kugira ngo amwice. Uwo munsi wa nyuma nyine ku isi, uwo mugaragu umwami aramuhamagara maze aramubwira ati rero muri aka kanya ndagira ngo ubuzima bwawe nze kuburangiriza aha ngaha. Nuko ngo umwami afata agasimba mu ntoki, maze aramubwira ati ndagira ngo nkubwire ko ubuzima bwawe umeze nk'ikinyugunyugu mfite mu kiganza, ngaho fora niba iki kinyugunyugu mumbatiye muri iki kiganza cyanjye, niba ari kizima cyangwa niba gipfuye. Nuko ngo mugaragara atekereza ati ndamutse mvuze ko ari kizima, ndabizi kubera n'ubugome bwe ashobora guhita akicira aho ngaho mu ntoki ze, ubundi nanjye agahita ngenza nkacyo. Nabo ndamutse mvuze ko gipfuye kandi atari byo, kikiri kizima, narwo n'urupfu rwanjye. Nuko ngo mu gihe umwami ategereje igisubizo cy'uwo mugaragu w'umuhemu, cy'uwo mutego nyine yari amuteze ngo ubundi ahita amutanga bamwice, nuko wa mugaragu arapfukama maze abwira umwami ati nyaguhora ku ngoma, nyaguhora ku ngoma, icyo kinyugunyugu kiri mu kiganza cyawe ni wowe ukigenga. Ushatse ko cyapfa cyahita gipfa, nanone ushatse ko cyabaho kikagira ubuzima, nabyo ni wowe wabigena, ni wowe wabigenga. Rero urupfu n'ubuzima bw'icyo kinyugunyugu byamenyanywa nawe umwami nyaguhora ku ngoma. Nuko umwami areba hirya areba hino, nyuma y'iyo emotion agize ikiniga kiramufata, ahita amva ko ubuzima bw'uwo mugaragu buri mu biganza bye, ko bishatse uwo mugaragu yagira ubuzima, kandi ko anabishatse nanone yamwica. Maze nk'uko cya kinyugunyugu cyari kikiri kizima mu biganza by'umwami, akomeza gukibika ari kizima. Nuko nawe muri ako kanya akomeza kubeshaho wa mugaragu we. Wa mugaragu abatsinze cya kizamini gutyo. Sijye wahera mutegetsi, muyobozi, uzi ko mu kiganza cyawe harimo ubuzima bw'abaturage ushinzwe, Imana yagushinze, Imana yaguhaye. Wabishaka ukaba wabica, ukabica kandi n'urupfu rubi ubishatse. Babami bica bagakiza. Kandi washaka ko abaturage babakira,
ukabakiza bakagira ubuzima, nabyo bishatse wabikora kuko Imana nyine yakugira icyizere. Aha wowe se harabwo wakwisubiraho nyuma yuko wakoze liste y'abantu uzica, abantu uzivuna, babantu bari kuri liste baguhaye ngo uzabanyonge uzabice, ukibuka ko abasubiza ubuzima ngo wumbatiye ikinyugunyugu mu biganza byawe, wirinda ko cyapfa, wirinda ko hagira n'umupfa muri bo washinzwe, kandi ukamenya ko abantu barenze icyo kinyugunyugu nyine. Kuki se wamera nka Senakeribu umwami w'Abanyashuru uri gushaka kuyogoza umuryango w'Imana kubera amakuzo y'isi, ubutegetsi? None se hacura iki ku mukristo akaba yavuga ati Mana ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe, ni wowe ungize? Kandi turabizi Imana yadushakira urupfu, Imana idushakira ihirwe, ubuzima. Nta kindi Imana idushakira uretse ubugingo, kubaho neza, ugahirwa na mugenzi wawe agahirwa. Yesu ubishatse wangiza. Nguko umuntu wezera Imana kandi akayishingikiriza, kabone nubwo yaba ageze kure kuri burembe ku rupfu, Imana irongera ikamuzanzahura, ikamutora, ikamutonesha, ariko ikazamuha igihembo kirusa ibindi byose, cya kindi igihembo cy'ijuru ku muntu witwaye neza, wanyuze mu muryango ufunganye ugororotse. Ahangaha rero aho tujya gusoreza ku rugero rwishingikirije Imana, akemera guhara amagara ye, akemera guhara amakuzo y'isi, bwa butegetsi cya cyubahiro, akemera guhara kwihagararaho, nuko akabona igihembo cy'ijuru. Urwo rugero rero nta rundi ni Mutagatifu Aloys. Ingingo ya kabiri, ubuzima bwa Aloys Mutagatifu nk'umuntu wishingikirije Imana akayinambaho. Usibye umwami Ezekiya twumvise haruguru wishingikirije Imana kandi agatsinda, dufite urundi rugero rwa Aloys Mutagatifu kuri uyu munsi. Aloys Mutagatifu ngo yavukiye mu rugo rukomeye cyane i Lombardi mu Butaliyani mu mwaka w'1568. Ngo se yari umutoni w'ubwami bw'abwami babyeyi kandi banafitanye n'amasano n'umwami, ngo ko kumenywana n'umwami. Aloys rero akaba yararezwe neza kandi yari n'umwana w'imfura iwabo, ngo agakunda iby'Imana cyane, akagerageza kurwanyisha uko byose byatuma ararikira iby'isi, ngo agakunda iby'Imana cyane, yeza akakandara agakunda. Ibyo rero ngo bikamufasha gusenga cyane, binatuma amenya kwiyoroshya igihe cyose, kuko nyine umuntu wese abona Imana yiyoroheje. Ngo nuko Aloys ngo amaze gukura, ngo se yagerageje ko ashoboye kose kugira ngo mubuze ibyo kwiha Imana, ariko bibi by'ubusa. Ngira ngo murumva ko uko se yari igikomerezwa, yifuzaga ko n'umuhungu we yagera ikirenge muke, ngo ubwo ubwishingizi bwo kwisi umubyeyi ashobora gushakira umwana. Nuko se nawe agashaka ko yahabwa umurimo ukaze cyane mu butegetsi. Mu buzima bwa Aloys hari ibimenyetso bitwereka ko Aloys koko yari yarishingikije Imana, akaba ariyo yegamiraho aho kwegamira ku butegetsi ndetse no ku byatsi. Icyambere nuko mvise ijwi ry'Imana rimuhamagara, nuko umurage wose yari afite awegurira murumuna we, maze we yiyegurira Imana mu muryango w'Abayezuwiti. Ikindi cyerekana ko Aloys yashyize amizero ye yose mu Mana ni urukundo yigana Kristo w'umukene, Kristo wababaye. Ubwo ngo muri icyo gihe yaratanye inyigisho za teolojiya i Roma, ngo haje gutera indwara y'icyorezo, la peste. Iyo ndwara ikaba yari yaramaze abantu, iyo ndwara ngo yanduraga cyane. Nuko Aloys ngo areka ibyo kwiga, ajya ku itabaro, ajya gufasha indembe mu bitaro, nta kunena abarwayi. Bavuga ko nawe kera kaba iyo ndwara yaje kumufata, nuko agapfa ku itariki ya 21 Kamena 1591. Yitabye Imana akiri muto, wafite imyaka 23 gusa. Aloys rero akaba ari umurinzi w'urubyiruko, patron de la jeunesse, umurinzi w'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bose banduye indwara nka sida. Abamwisuze mwese tubifuje umunsi mwiza, nimukomere ku Mana, cyane cyane umuryango w'Abayezuwiti, ndetse by'umwihariko babyeyi, seminari nto ya Mutagatifu Aloys ya Diocese ya Cyangugu, ari nayo natwe twese twarerewemo, ikadukuza, ikadutonesha, ikaturera. None twabaye abapadiri kubera Imana. Shimwa Mana urakoze. Ndifuza rero no kumenyesha abakunzi ba buri munsi ko muri iyi seminari yisunze Mutagatifu Aloys ariho mperereye ubu ngubu nk'umurezi, ndibigira uko bisa umurezi nahize, none Imana yanjye n'icyizere ntongera kuyibamo. Ahangaha rero niho hamfasha gutunganya buri munsi meditation ya buri munsi, ijambo ry'Imana rya buri munsi. Aha nyine muri iyi seminari nto yamperereye muri studio Humura rero duhumuriza buri munsi. Iyi seminari yo Mutagatifu Aloys iradufungurira, hanyuma natwe tukaba tugomba gufungurira abandi buri munsi. Ndetse by'akarusho ndifuza kubamenyesha ko iyi seminari Mutagatifu Aloys iri mu mwaka wa yubile imyaka 25 imaze ishinzwe. Nuko rero mukomeze mudusabire, mukomeze muyisabire,
ngo ikomeze itere imbere kuri roho ndetse no ku mubiri, irerera Imana buri munsi. Inkunga rero yanyu irakenewe ku mpande nyinshi. Iseminari nka pepiniyeri, irerero, itorero ry'intumwa za Nyagasani, amarembo rero arafunguye. Dusabire ndetse n'abandi bose Nyagasani akomeza guhamagara, bityo bakomeze kurushaho gutera imbere batamaranira imyanya n'ibyubahiro by'isi, nk'uko Aloys yabyigobotoye akigwa mu makuzo y'isi ubutegetsi, kuko yari yizeye ubwishingizi burambye mu Mana. Kugira ubwishingizi mu Mana, umuryango w'ijuru n'isi. Natwe rero twitoze buri munsi kugana ingoro y'Imana, ingoro y'Uhoraho, nk'uriya mwami Hezekiya wari usumbirijwe, bityo imigambi yacu yose, imishinga yacu yose tuyiramburire mu ngoro y'Imana nka yabarwa. Imana yitambagiremo, Imana yinyuremo, Imana yiraremo, Imana yirirwemo, Imana yibemo. Ngaho mugara gusubirijwe n'ibibazo ari imbere y'urupfu, tumenye ko ubuzima n'urupfu byaterwa natwe imbere y'abagenzi bacu. Niba mpisemo kwikura mu Mana, napfa, nabaho nabi, ariko nanone rero ngumye mu kiganza cy'Imana, nzakomeza kubaho kubera Imana. Niringiye Imana buri munsi, ntacyo naba, ntacyantera ubwoba. Amen, amen. Aloys Mutagatifu, udusabire. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.